cyatangiye yego gushyingura niyo twenda gushyira ku murongo ntabwo twahise tubikora amakuru twari dufite yari amaze igihe arwaye se yari amaze igihe arwaye ariko atarwaye byatuma ahita yitaba Imana habayeho uburangare bw'abaganga ntabwo twamenye natwe cyamwishe ariko ibyo ni ibintu dushobora kuza kuvugaho nawe wenda wamaze kumenya aho dushyingura mwaza mu kabiri ibintu umuntu avugira ku karubanda n'ubundi ni uko ubwo ntaragira nta event n'imwe irabaho ariko bigomba byose kurangirana n'ejo yego ejo bigomba kuba byose birangiye nta kundi pole ubwo n'abantu nanjye ndaza basangiza ko hagiye gukurikiraho iyo mihango abantu bakaba babimenye ejo imihango yo kuntu ikurikirana turabimenyesha uyu munsi n'ubundi mu kanya buriya kari buze uno mugoroba uri kuza ko tugiye kujyayo mugiye kujya hehe no kujya kwirimba nyine kubikurikirana waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 07339494 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse service hishyurwa ibyo uguze ubwo raba nibo basirimo kudufasha muri iyi weekend hanyuma reka tugasokemo tugena mu myidagaduro twavuze ko tuza no guhera ku nkuru y'akababaro iri muri iki gice cy'imyidagaduro aho muhanzi muri iki gice umuvandimwe yitwa Niyo Bosco yabuze papa we umubyara ni inkuru ngira ngo abantu batangiye kubona ku munsi w'ejo ariko nge nabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga za Niyo Bosco mu masaha yo ku munsi w'ejo nimugoroba ahangaha byari mu masaha 5 gutyo nibwo mbona yayishyizeho ku munsi w'ejo hanyuma mbona agaragaza ko ubu ngubu bari mu gahinda gakomeye cyane ko kubura umubyeyi papa we umubyara ubwo rero nako inkuru zahise zambuka zitangira gukwirakwira hirya no hino nyuma y'uko wabitangaje anyuze ku mbuga nkoranyambaga akoresha nyuma y'uko avuze ko yabuze papa we inkuru zaje kuza gukomeza gucaracara hirya no hino ari nako twagiye dutangira kubona amakuru y'impamo mu bitangazamakuru byinshi bikorera hano mu Rwanda ndetse n'abahanzi bagenzi be bakomeza kumwifuriza gukomera ni inkuru y'akababaro kuko kubura umubyeyi ni igihombo gikomeye ngira ngo ibyo twese turabizi agaciro k'umubyeyi ku mwana ntago rero ntekereza ko aka kanya bihagaze neza birumvikana ariko nk'umugabo agomba gukomera kuko ku isi niko bimera kandi nashimishijwe nuko n'intege ntabwo zacitse cyane gusa ikibabaje kuruta byose nuko buriya uyu mubyeyi yagiye amuba hafi mu bijyanye n'umuziki kandi turabizi neza ko uyu Niyo Bosco n'umwana wagize ubumuga waje kuza kugira ubumuga bwo kutabona ariko abugira ari mukuru yaramaze kuvuka ndavuga ngo ntabwo ari ibintu yavukanye ni ibintu byaje kuza nyuma kugira iyo situation rero uri mukuru kugira ngo umuntu abashe kubyakira ni ikindi kizamini ihurizo rikomeye cyane ariko kuvuga amahirwe no kugira ababyeyi byaramufashije papa we ari mu bamwitayeho cyane akanamukomeza akanamuha n'icyizere cy'ubuzima akamwereka ko bizashoboka hanyuma aza no kuza no kumwitaho no mu buryo bw'umuziki ngira ngo nkari yaragiye gufata ward urabona ko yabaga ashimishijwe n'uburyo umwana we akomeje kuzamura impano ye y'umuziki kandi afite n'ubumuga amuba hafi mu buryo bugaragara aramuherekeza kugeza amagingo ya ariko nanone ntabwo Imana iba
yabikunze kuko ariyo mugenga wa byose yamwisubije. Ngira ngo ni inkuru y'akababaro ku muryango mugari w'abari mu gice cy'imyidagaduro hano mu Rwanda. Tujya tubivuga kenshi igihe twagize ibibazo nk'ibi, tugira urugaga rw'abahanzi, tugira aho duhurira twese, tujye twibuka gutabarana kuko ni ikintu gikenerwa mu buzima. Kandi buriya mu gihe cy'ibyago nta n'igihe umuntu aba akeneye abantu nk'icyo gihe, nta gihe umuntu aba akeneye abantu nk'icyo gihe. Ni byiza rero ko natwe twaza kuza kubizirikana, hanyuma tukaza kuza kumuha agaciro ke akwiye, tukamuba hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Tugiye kumva ikiganiro kigufi twagiranye nawe. Nari nifuje ko tuza kumva akantu gatoya avuga ku kuntu urabona kubera kuvuka akaza kuza kugira cya kibazo cyo kutabona. Bimwe mu mwaka wa 2020 turi kuganira, nari ndi gukora interview nawe, nari ndi ku Nyarwanda, ndamubaza nti mu buzima nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, uba wumva ugize amahirwe yo kubona cyangwa kureba, wumva wabona iki, wumva wakwifuza kubona iki? Reka nsabe uriya musore uri kudufasha hariya kugira ngo tuze no kumva igisubizo yampaye, biraza no gutuma twumva agaciro k'uyu mubyeyi watabarutse kuri we. Boni wibwira ko wagezeyo, mazuki henura kubo wasizeyo, kandi ukigwana kugeza utakiriho, ubigenza ute? Bivuga nkaho uri kubireba no ufite ubumuga bwo kutabona. Ngira akabazo k'amatsiko, ese numva nibaza n'icyo wumva ugize amahirwe ukongera ukabona, wakumva kureba iki? Izo mahirwe nawe ni ababyeyi. Urabafite? Wumvise ijambo rikomeye cyane. Ati ngize amahirwe byibura nkareba, nubwo ujya mu munota umwe cyangwa isegonda rimwe, nareba ababyeyi banjye, nabona ababyeyi banjye, byibura nkagira n'iyo shusho y'uko basa, byibura nkababona n'amaso yanjye. Nibyo bintu numva byaba biruta ibindi, cyangwa se yaba ari amahirwe akomeye cyane. Ibyo rero birakwereka agaciro k'iki, agaciro k'umubyeyi. Agaciro k'umubyeyi rero turakazi twese. Umubyeyi ni umuntu utapfa kubonera igisobanuro uri umwana, kuko biragoye cyane. Ubu rero ntekereza ko ibi bihe bitoroshye cyane kuri Niyo Bosco, niho nari impereye mvuga nti tugira igice kinini cyane duhuriyemo turi benshi nk'abari mu myidagaduro. Ubwo uko duhuye turi muri icyo gice, hari n'abadushinzwe, hari n'abatuyobora, abo bose dushyire hamwe kugira ngo uyu mujene wabuze umubyeyi kandi akaba ari n'umuvandimwe, dushyire hamwe kandi dufatanye tunamutabare. Ngira ngo byaba byiza kuruta, kuko nkuko twari tubivuze Fabulous, ibi bihe nibyo biba bigoye cyane. Umuntu aba akeneyemo abantu, kandi mu buryo bwose. Tunashimire cyane Niyo Bosco mu minota yaduhaye mike, urabizi ko bitoroshye. Twavuganye gato ku rupfu rw'umubyeyi we mu minota mike yaduhaye, mu masegonda make. Reka nabyo tubihe umwanya tubanze tubikurikire, hanyuma ubwo tuze kugaruka twongera kugira ibyo twisabira abari muri uru ruganda. Yari amaze igihe arwaye se? Yari amaze igihe arwaye, ariko atarwaye byatuma ahita yitaba Imana. Habayeho uburangare bw'abaganga, ntabwo twamenye natwe cyamwishe. Ariko ibyo ni ibintu dushobora kuza kuvugaho nawe, wenda wamaze kumenya aho dushyingura mwaza mu kabiri, umuntu avugira ku karubanda n'ubundi. Ni ukuvuga ntaragira nta event n'imwe irabaho, ariko bigomba byose kurangirana n'ejo. Bikaza bigomba kuba byose birangiye. Nta kundi pole.
ubwo n'abantu nanjye ndaza basangiza ko hagiye gukurikira iyo mihango abantu bakaba babimenyesha ibindi mihango yo kuntu ikurikirana turabimenyesha uyu munsi n'ubundi mu kanya buriya kari buze uno mugoroba uri kuza ko tugiye kujyayo mugiye kujyayo mugiye kujya hehe no kujya kwirimba nyine kubikurikirana muri yasanze tuzagerayo ntakundi pole sana yitwa Niyo Bosco twongere tumukomeze ahari kandi ni ukwihangana kuko ku isi niko bimera hari akantu mu kanya gato akomojeho ati birashoboka ko haba harabayeho n'uburangare akenshi rimwe na rimwe hari igihe unumva umuntu wese wagize ibyago cyangwa se umuntu wese wagize ibyago wabuze umuntu ntabwo gupfa kwakira ko bibaye gutyo biba byoroshye aba yumva wenda hari igihe uba wumva ahari nyine kwita ubyakira bigoye ariko nyine ni ukumukomeza ubwo rero na gahunda ziza kuza kujya hanze zijyanye no kumuherekeza uyu mubyeyi turakomeza kugenda tubisangiza abantu uko amakuru atugeraho nk'uko abivuze mu kanya byose biraza kuba bigiye ahagaragara ubwo niyo gahunda bakirimo twaganiraga mu kanya gato kashize reka tunamukomeze cyane twongere tumukomeze ariko tunasoze tuve kuri iyi nkuru dusaba abari muri iki gice kwibuka ko nabo bagomba kuhaba buriya ntago ari byiza gutererana umuntu mu bihe nk'ibi ngibi ni nacyo urwo ruganda rubereyeho tujye tugaragaza ko rwa ruganda rutuma tugira ibyishimo tutarurimo gutyo gusa ahubwo tunarurimo nk'abantu tuzi no gufatanya gusangira ubuzima muri rusange